You can see that there are two ways. hari inzira ebyiri. First way is there is a way that seems right to a man, but the end is the way of death. ngo ni inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo akaba ari inzira z'urupfu. The second way is what God says, that I show you a more excellent way. ariko hari indi nzira aho Imana ivuga ngo nyamara dore ndakwereka inzira irushaho kuba nziza. Through following the way God showed me, mu gihe nakurikiraga inzira Imana yanyeretse I could receive a lot of blessings. nakiriyemo imigisha myinshi. In the same way, if your heart flows to Jesus and the heart of Jesus flows to you, nicyo kimwe umutima wawe utembera mu wa Yesu n'uwa Yesu ugatembera mu wawe. even if you are weak, you will be able to receive the strength of Jesus. nubwo waba uri umunyantege nke uzakira imbaraga za Yesu. Even if you are foolish, you will be able to receive the wisdom of Jesus. nubwo waba uri umuswa uzakira ubwenge bwa Yesu. Hallelujah.